asa n'uhora yifitiye icyizere cyinshi kandi agakunda gushimwa n'abandi mu ruhame, agakunda ko bamuvuga neza. Usibye ko rimwe na rimwe anabigeraho, arakundwa. Gusa iyo ushishoje neza, ubona ko ari umuntu utajya usaba imbabazi, udashobora kwemera ikosa, ahindura ukuri akurikije inyungu ze n'ikimunogeye, akenera gushimwa nk'uko akenera guhumeka. Iyo ugerageje kumuhangara cyangwa se kumunenga, ntabwo arakara gusa, ahubwo arakomereka. Bigatuma wibaza, utese koko ni icyizere yigirira cyangwa harimo ikindi? Wumvise aya magambo, hari umuntu uzi cyangwa se uwo mubana bya hafi waba umeze atyo? Niba igisubizo ari yego, birashoboka ko afite ikibazo cyitwa narcissisme. Ni abantu tuvuga ko biyemera cyane, ariko mu by'ukuri baba barwaye indwara yo kwikunda birengeje urugero. Reka tubavugeho. Iki kiganiro cyanditswe na Viviane Kamikazi. Mu myemerere ya kera y'Abagereki, umuzimu w'ishyamba witwaga Echo yakunze cyane Narcissus, umusore wari mwiza cyane, wari warabaye imbata y'isura ye. Yarikundaga ku rugero rukomeye cyane. Iyo yanyuraga ku mugezi cyangwa se ahantu hari amazi meza, akabona isura ye mu mazi, yarahagararaga akireba cyane, agashimishwa n'ubwo bwiza butagira ingano afite. Narcissus ntabwo yanze Echo mu buryo bubi gusa, ahubwo ntiyigeze anabasha kumubona. Byazimye buhoro buhoro nk'umuyaga. Naho Narcissus ahinduka imbata y'isura ye, apfa yireba mu maso. Iyi ntabwo ari inkuru mpimbano gusa, ahubwo ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, mu nzu z'abami ba kera, mu buzima bw'ibyamamare ndetse no mu ngo z'abantu. Narcissisme ni imyitwarire y'umuntu wikunda cyane, wifuza ko abantu bamushima buri gihe, atitaye ku byiyumviro by'abandi. Iyi myitwarire ishobora kuba yoroshye cyangwa se ikabikabije cyane ku buryo ihinduka indwara yo mu mutwe izwi ku izina rya crise narcissique cyangwa se narcissistic personality disorder, NPD. Hari igitabo cyitwa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Icyo gitabo kivuga kuri iyi ndwara. Kivuga ko ari indwara irangwa no kwiyemera cyane, kwiyumva nk'uw'ingenzi mu bandi, inzozi zo kugira imbaraga cyangwa se urukundo rw'icyitegererezo, gukunda gushimwa cyane kandi kenshi, kumva ko ufite uburenganzira budasanzwe kurenza abandi, kutagira impuhwe ku bandi, kutagira amarangamutima ku bibazo by'abandi. Niba yari indwara iterwa n'iki? Imizi ya narcissisme ntabwo ikomoka ku gukundwa, ahubwo ikurira mu guhezwa. Ntabwo ari urukundo rwayibyaye, ahubwo ni inyota yarwo iva ku kutarubona ruhagije. Nta muntu uvuka ari narcissike, kubera ko narcissisme ntabwo ari impano, ahubwo uyirwaye ayiterwa n'ibyo yanyuzemo. Kwikunda k'uyu muntu ntabwo ari ukwiyizera nyakuri, ahubwo ni igishushanyo cy'ubuzima butigeze bumwemerera kuba uwo ari we koko. Impamvu ni ibikomere byinshi aba afite, bimwe bitavugwa, ibindi bigaragarira bose, ariko byose bigasiga ubutumwa bumwe. Nutigaragaza ntawe uzakwemera. Ugomba buri gihe kugaragaza ko ushoboye, kushimishije cyangwa se kusumba abandi. Byemezwa ko ari indwara ituruka mu buzima umuntu aba yarabaye makiri umwana. Inyuma ya buri mu narcissike haba hihishe umwana wamenye hakiri kare ko kuba uwo ari we bishobora kumutera ibibazo. Bamwe baba barashimwe birengeje urugero bakiri bato, bagahinduka nk'ibishushanyo by'agaciro. Baba barakunzwe atari ukubera bari bo, ahubwo kubera ko basaga n'inzozi ababyeyi babo bari bafite. Bigishijwe ko agaciro kabo kaboneka gusa iyo babaye intangarugero. Uwo bari we nyakuri yazimiye mu guhora bashaka kwemeza abandi. Abandi babiterwa nuko birengagijwe cyane bakiri abana, bagahozwa ku nkeke. Ibyatumye babaho mu buzima butari mu rukundo, bakubaka kwiyemera nk'uburinzi. Si ukwiyemera nyakuri, ahubwo n'uburyo bwo kwirinda. Kwiyemera kwabo gukabije ikaba nk'ingabo ibakingira, ntabwo ari ukuri ku mitima yabo. Muri iki gihe turimo kandi biroroshye cyane kurwara iyi ndwara bitewe n'ubwoko bw'umuryango mugari tubamo ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga zubakiye ku gushaka urukundo no kwitabwaho n'abantu, baba buzi cyangwa se butazi. Gushaka likes n'ibyitwa views bituma buri wese uziriho icyo aharanira mu kuzibaho kwe ari ugukundwa, kwitabwaho no kubwirwa amagambo meza. Ibi uwabibonye bishobora kumukururira kuba narcissike. Hari abahanga mu by'imitekerereze, Jean Twenge n'uwitwa Keith Campbell, mu gitabo bise The Narcissism Epidemic, bavuga ko umuco wo mu burengerazuba bw'isi ushyira imbere ibyo kumenyekana, gufata amafoto y'umuntu wenyine cyangwa se ibyitwa selfie ndetse n'imbuga nkoranyambaga byatumye iyi ndwara yo kwikunda bikabije ikwira hose kandi mu buryo bworoshye.
umuco wa none cyangwa se ibigezweho kuri bose, cyane cyane abo ku mbuga nkoranyambaga, ni ba uwa mbere kundwa cyane, ntukagaragaza intege nke. Umuntu ufite iyi ndwara yo kwikunda bikabije akabirenza urugero, agahinduka ikirango aho kuba umuntu nyakuri. Kera i Roma abami bajyaga bakoresha abahimbyi kugira ngo bahimbaze icyubahiro cyabo. Ubu abantu bafite iyi ndwara yo kwikunda bikabije bakoresha abantu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga, amafoto batoranyije n'ibyo bareba ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwo gushaka icyubahiro, kubwirwa amagambo meza no kwerekwa ko bakunzwe. Umuntu ufite iyi ndwara ntabwo ari umuntu udatinya, ahubwo agira ubwoba bwinshi. Ukwiyemera no kwikunda gukabije biba ari uguhisha ikimwaro no kwibwira ati ntabwo nshobora gukundwa niba ntaruta abandi. Benshi muri aba ni abahuye no kutitabwaho mu by'amarangamutima, kwitabwaho mu buryo buhindagurika cyane, cyangwa urukundo rutuzuye rufite ibyo rusaba. Bigishijwe kugira amayeri kugira ngo babashe kubaho, gukoresha ubwiza kugira ngo babahitemo, no guhisha ibyo bakeneye by'ukuri kubera ko batigeze bumva bafite umutekano wo kubivuga. Ibi bituma baba abantu bahora bashaka kugaragara neza, bakifuza ko bose babashima kandi babakunda. Dore zimwe mu ngaruka z'iyi ndwara ya narcissisme, cyane cyane ku mubano w'abantu. Akenshi ubona ari abantu bafite igikundiro cyane mu ntangiriro, baba bafite imvugo nziza, ubwenge no kwigirira icyizere, ariko ntabwo ari ukuri. Ni uburyo bwo kugushuka. Bazi kuvuga ibyo wifuza kumva, bakakwereka ko mu byumva kimwe, ariko ibi ngibi bishobora gushira vuba igihe umuntu ufite ubu burwayi yumvise yizeye ko agufite cyangwa se atangiye kukurambirwa. Bumva ko bagomba guhabwa byose no gukoresha abandi uko babishaka. Ibyo bakeneye nibyo bihora ari ingenzi kurusha ibyawe. Batuma wicira urubanza kugira ngo ukunde ubikore, ndetse ukanabashimira nk'aho bakugiriye neza. Iyo ubabaye ntibabyitaho, keretse iyo bibabangamiye. Bashobora kugaragaza ko bababaye, ariko bakabikora kugira ngo bagire icyo babikuramo. Bagorwa no kumva ibyiyumviro by'abandi, ariyo mpamvu bashobora gutuma utekereza ko ibyo wumva nta gaciro bifite. Niyo wabanenga mu buryo butuje, uba ukwiye kwitegura ko bazihorera cyangwa bazakubera nk'urukuta. Bazarakara bikomeye cyangwa se bakwishyure nabi. Iyo yumvise yanenzwe cyangwa se yanzwe, ashobora kwitwara nabi bikomeye, akarakara cyangwa se akakwirengagiza burundu. Bakunze gushyira amakosa ku bandi. Ibibazo cyangwa se kutumvikana birushaho gukomera kubera ko abafite ubu burwayi bakunda kwirengagiza ibyo bakoze bitari byiza, ahubwo bagashyira amakosa kubo bari kumwe. Ibi wowe muri kumwe bigusunikira kugusaba imbabazi niyo utakoze amakosa, ugatangira kwibaza niba ibyo wiboneye ari ukuri. Gukunda umuntu ufite iki kibazo bisa no kujya mu ntambara utigeze utangiza, ukarwana intambara utazi impamvu yayo, hanyuma ukazamenya ko utigeze umwanzi, ahubwo wari indorerwamo ye gusa. Mu gushaka gushimwa, kugenzura no gutegeka, basiga inyuma abantu benshi bakomeretse. Abo bari kumwe, abana babo n'abagenzi babo baba muri izi ngaruka. Intwaro mbi cyane kuri aba bantu ntabwo ari umujinya, ahubwo no gutuma utakaza icyizere mu byo wibuka. Bahora baguhakanya, bagusubiriramo ibyahise, bakubwira ko ugira umutima woroshye cyane, kuko meze ibintu cyane, cyangwa se kudafite ubwenge buhagije. Ku bantu benshi utangira wicecekera, ukarekeraho kwizera ibyo umutima wawe ukubwira. Abafite ubu burwayi batinya ko abantu bamenya ukuri. Kugira ngo bakomeze kukugenzura, bagushyira mu kato. Batangira gutuma utizera abandi. Barakubwira bati sha inshuti zawe ntabwo zikwishimira, zikugirira ishyari. Baguhora iruhande bakubwira batuhora kuri telefone. Natekerezaga ko turi inshuti umpa agaciro, none icyo witaho ni telefone gusa. Bagusunikira kure y'inshuti n'umuryango wawe buhoro buhoro. Ntabwo bimenya kare, ariko uza gusanga uri wenyine. Isi yawe yarabaye yabo. Bakaba aribo bagutera ibikomere, ariko ni nabo wumva wagana kugira ngo uhumurizwe. Kubana n'umunarcissist ni nko kugenda ku magi. Uhora witonze, witegereza uko yifata, ukagerageza kwirinda ikintu cyose cyatuma ahinduka. Usaba imbabazi bidashira niyo ntacyo wakoze, kugira ngo hatagira ikibazo kivuka. Uko wari utekereza ku by'amarangamutima y'uyu muntu bigutera umunaniro ukabije. Si umunaniro usanzwe umwe utuma ujya kuryama, ahubwo ntutuma utakaza ibyiyumviro byawe byose, ugakomeza kubaho ariko wibagirwa icyo amahoro ari cyo. Iyo umuntu ufite ubu burwayi akuretse, cyangwa se igihe ubashije kugenda, ntabwo ugenda umeze nk'uko waje. Ugenda warabaye umuntu w'icyizere gike mu buzima. Ibibazo byo kutizera abandi, umutima ugahora utera vuba kandi wikanga ubusa, ugahorana ibibazo byo kwibaza utese byari bibi cyane, ese ni jyewe cyangwa nuriye. Umwami Louis XIV w'Ubufaransa
wiswe Roi Soleil yari umuntu w'igitangaza, yambaraga neza kandi abantu bakamukunda cyane. Niwe wubatse Chateau de Versailles. Ntabwo ari shati isanzwe, ahubwo hari ahantu ho kwiha icyubahiro ubwe. Abantu bamwegereye bagendaga bahinduka kugira ngo bamunezeze, abamubabaje bo bahitaga baburirwa irengero. Uyu ni umwe mu bantu bakomeye ku isi barwaye iyi ndwara. Umuntu uri narcissistique ntabwo aba ari umukunzi wawe, si n'inshuti yawe, si n'umuyobozi wawe. Ni umuntu wifuza kubona ishusho ye muri wowe. Iyo ubashije kumenagura iyo ndorerwamo yireberamo, arashwanyuka cyangwa se akakumerera nabi. Ntabwo ushobora kumuhindura cyangwa se kumukiza. Ubana nawe nk'uko wakwitwararika ku muriro, inkubi y'umuyaga cyangwa se imbunda irimo amasasu. Ubana nawe witonze cyane, wigengesereye. Uburyo bwo kubana nawe nta bundi. Shyiraho imbibi zigaragara kandi uzihagarareho, kandi ntuzemere ko baguhindura uko bishakiye. Iga kudatanga amarangamutima, witware nk'ibuye. Jya wandika ibyo muvuganye cyangwa se ubutumwa bizagufasha nibagerageza guhindura inkuru. Shaka umuntu wo kuganira nawe nk'umuganga w'indwara zo mu mutwe, bizagufasha gusobanukirwa amarangamutima yawe no gukira buhoro. Iyi ndwara yabikira. Byemezwa ko ari indwara ikira rwose. Byemezwa ko abantu bafite uburwayi bahinduka. Gusa byemezwa ko gukira kwabo binyura mu nzira zigoye kandi zibababaza, nko guteshwa agaciro mu ruhame, kwangirika cyangwa se kuvaho kw'akazi cyangwa umwuga wabo, kubura burundu abantu babashimagizaga, gutereranwa n'abantu bose bari bafiteho ijambo. Ibi byitwa gusenyuka k'umunarcissistique, narcissistic collapse. Ni igihe uwo muntu wiyoberanyaga agize ikibazo gikomeye imbere muri we. Ntibiba buri gihe, gusa iyo bibaye nta nubwo bivamo kumenya ukuri, ahubwo bikurura umujinya, agahinda cyangwa se kwiyanga. Dore ubuvuzi bushobora kumufasha. Hari ubwitwa schema therapy, ni ukumufasha kumenya imyitwarire mibi ye. Hari ubwitwa psychodynamic therapy, ibi bireba ibikomere byo mu bwana umuntu yanyuzemo. Hari ibyitwa CBT, ari byo kwigisha uyu muntu kumenya amarangamutima no kumva abandi. Dr Eleanor Greenberg avuga ko kugira ngo ubwo buvuzi bugire icyo bumara, umuntu uri narcissistique agomba kugira ubushake bwo guhinduka. Iyo nta bushake, kuvurwa kwe ntibikunda. Hari abemeza ko twese dushobora kuba tugira iyi ndwara ariko ku rwego ruto. Hari abahanga mu by'imitekerereze bemera ko narcissisme iba mu rwego rutandukanye, bivuze ko hari urwego ruri hasi n'urwo hejuru. Kugira akantu gato ka narcissisme ni byiza, niko bavuga. Bituma buri wese yizera, akagira intego kandi akishimira ibyo akora. Bituma yihagararaho, akongera kwiyubaka nyuma yo gutsindwa, kandi akemera ko afite agaciro. Ariko igihe narcissisme ihindutse kumva ko byose bikwiye kugukorerwa, gukoresha abandi ibyo ushaka no kutagira impuhwe, biba byageze ku rwego rw'uburwayi rukomeye. Hari uburyo bavuga ko wamenya niba ufite iyi ndwara iri ku kigero cyo hejuru. Hari ibyo ukwiye kwibaza. Ese wumva ubabaye cyangwa se ufite ishyari iyo ubonye abandi bageze ku ntsinzi? Ese ukeneye guhora ushimwa cyangwa guhumurizwa kugira ngo wumve ufite agaciro? Ese wumva abandi ugamije kubumva koko cyangwa se ubutegura icyo ugiye kubasubiza? Ese ufata ibintu nk'aho bikubangamiye nubwo ntaho waba uhuriye nabyo? Ibi ntabwo ari ibimenyetso bibi cyane, ahubwo ni uburyo bwo kwitekerezaho no kwiga uko wakosora no gukura. Itandukaniro hagati y'abanarcissistique n'abandi bantu nuko bo bahindura iyo myitwarire ubuzima bwabo bwose. Ushobora kubyumva ukabisohokamo aho kubigumamo. Narcissisme ntabwo ari izina gusa, ni ihuriro ry'ibintu byinshi bigoye kumva bijyanye n'imitekerereze y'umuntu kandi bigira ingaruka ku buzima bwe ndetse no ku mibanire ye n'abandi. Nubwo ishobora kuba mbi kandi gasenya, kuyisobanukirwa bitanga amahirwe yo kwirinda, gukira ndetse rimwe na rimwe no guhinduka. Gusobanukirwa narcissisme ntabwo ari ugushaka kuyiha umwanya, ahubwo ni ugushyira ahabona ukuri kwayo, ni ukuyitahura, kuyikurikirana no kwirinda ingaruka zayo.